tujya kumenyana nkurikije ukuntu mbese yahise anyakira urebye ntabwo yahise abwira ati se mbese guhitambwira ngo tubane ntabwo byahise biza twibaniye nk'inshuti zisanzwe ubundi akajya mfasha agira ati urabona mu muco nyarwanda ntabwo umukobwa ari ubanza gutereta muri iki gihe twavuga kuri wari wamukuraga ibyinyo wari wabikoze yaramfasha byinshi bigeze rero muri kumzi ntabwo tuzakomeza gutya tugira icyo dukora tukagaragariza n'ababyeyi muzehe rero ubwo barabyemeye tubishyize mu bikorwa nibyo n'akakana twadubuse kambere twari tugafite ariko ubwo muzehe kubera ukuntu twahuye akambwira ko nta nyine abagore be bigize bitabye Imana batabyaye njye nageragezaga kumucunga nkajyaho ngo ndebe ko namubyarira kubera ukuntu yangiriye neza numvaga icyo namwitura ari ukumubona muri makeya ukajya umutega umutego nuko ntibwahita bikunda ariko tumaze urumva kakana yakubwiye twadubuse tumaze gukadubuta nta gihe cyashize rwose Imana nibwo yahise iduha izo mpanga hanyuma ikindi navuga ibyishimo nagize ngeze kwa kari ku mutima nkuko nabibabwiye mbere ko nyine nari ntarahinduka njye nakundaga nicyo kintu nashakaga kugeraho byasaze nakundaga byeri ariko byeri ngo warazinigaga nyine ngo abantu bagahagarara ubwo rero kuba kari ku mutima ntizahaburaga icyamushimishaga nuko nayinyweraga mu rugo icyo yangaga ni ukujya mu kabari akambwira ati se ko hano mu rugo kuko ziba zihari ubujyayo ubwo rero muzehe rwose nta nyota ndagira ngo nibarize kari ku mutima François ese iyo wabonaga umugore wawe yasinze nta gikomere byaguteraga nange bigeze kumbaho kera nkiri umunyeshuri donc c'est normal hari defo hari byiza urabyihanganira ariko umuze uvuze ngo kera mukiri mushigikize ko kubaho reka ngaruka ako kantu bite ntangira nakubaza ubundi wambwira amashuri wize ese mu mashuri wize ni experience wavanye mu bumenyi bwose wagiye unyuramo n'icyo kintu cyaba cyaragushimishije ku ishuri ukaba uvuga uti ngewe cyaranshimishije ngaho bandusubize ni byinshi cyane ibikorwa ni byinshi cyane icyambere cyashimishije nkikiri umwana kera ku gihe cy'ababiri bampembye gukora mu ntoki z'umwami Rudahigwa muri 57 nabaye wa mbere bashakaga umwana w'umunyarwanda umwana w'umurundi umwana w'umuzungu umwana w'umunyekongo tukiba ikipushi ubumbashi nabaye wa mbere baranyandika icyo gihe wigeze uba n'uwa mbere se cyangwa umuntu abitwereka nabaye wa mbere kuva muri ibyo byangombwa ubu warabibitse n'ubu urabifite ibyo byangombwa ndashaka kubireba kugira ngo ngire rwose oya dore bilete y'icyo gihe yego dore ngiyi igihe bamende gusuhuza umuhanda urabona ko iyi birote abantu baduteze amatwi kuri radiyo inkoramutima yanditseho année scolaire ni wahari mu mwaka wa gatanu se wa gatatu aha ibi ntabwo nashobora kubimenya école Garçon ngo niba igipusu kipushi irumbashi iyo ngiyo kari ku mutima François matricule 78 ego noneho hakaza ibintu bya religion français calcul de ce Kiswahili Kiswahili unazungumuza na Kiswahili unajua hatari geographie histoire ngo ni conservation ego education physique ndumva byari siporo na chanteur wararirimbaga se muze bonyuma akantu ka chanteur kandi wagize chanteur wagize amanota 60 n'igice ku 10
ijwi ryari ribi hari ubu se hari ubwo nzi ko umudamu wawe waririmba wahariraho akantu gato waririmba twumva Consolata mubanye mute muri ibi bihe byanyu cyane maze gukizwa cyane muze hageze mu zabukuru ese mubanye mute ndashaka ko ari ku mutima bitubwire kenshi ntabwo abagabo bagira kubeshya nubwo n'abagore n'abari gakeya ariko murakoze yego ubu turi mu zabukuru tugerageza gukora ibyo dushoboye kugira ngo tubane neza ngewe urumva ko ndi muri pansiyo akazi kahise kayirangira abana bakure bige batere imbere mu gihe yigi hagaze madamu nawe akuriye babaga kugira ngo asindagize sindagiza kugira ngo nanjye ngeze mbere ko Imana yabigenye rwose tubanye neza ndagira ngo bazi Consolata muzehe umufashe neza ese wumva nk'uko wabirahiye twongere dusezerane wundi bushya mwongere musezerane wundi bushya ubona muzabana kugeza mu gupfa cyangwa se hari ukuntu ubona ko ashaje wambwira ngewe icyo nakubwira mu by'ukuri muzehe ubu amaze nawe arakora iyi myaka 2 gusa yijijwe amboye ubwo rero indi myaka 10 nari mu buyobe ubu rero muzehe rwose yarasubijwe muri make ari muri paradizo mu by'ukuri saa 12 urabona nkorera hari igihugu ariko byuze saa 12 cyangwa saa 12 n'igice mba namugezeho twe tuzi dushyushye mbese nkakora ibyo nagombaga gukora muri cyagiye ubu ndimo kubikora ubu kandi rwose ambabarire nari mu buyobe cyacu abadukurikiye kuri YouTube ndetse n'abadukurikiye mwese kuri radio 107.1 FM radio Inkoramutima radio y'inama ya Protestanti mu Rwanda ngewe rero ubasuhuza nitwa Gentil nkaba ndi kumwe n'abakozi b'Imana batandukanye tugiye gutangira iki kiganiro ariko nkuko musanzwe mumenyereye mu biganiro byinshi dukora dutangira dusenga Imana reka ntagire nsenga Imana kandi nzi neza yuko Papa Bolingo ari hafi kugira ngo abe atwegera kugira ngo tubashe gusenga Imana. Mana turagushimiye uri Imana nziza, tugushimiye ko umukozi w'umuhanga, tugushimiye ko wabanye natwe mu bihe byose byatambutse, warigaragaje nk'Imana, wagaragaje ukuboko kwawe. Nyemerera muri aka kanya wihesha icyubahiro, tugiye mu kiganiro, reka uyu mwanya abe ari umwanya wo kuguhimbaza, umwanya wo kuguhesha icyubahiro. Nyemerera andi majwi yose ashobora kuvuga izina ritari ryawe, yose abure mu izina rya Kristo Yesu. Nyemerera muri aka kanya ari umupapa uri buvuge ahabwe imbaraga nawe, kandi ari umumama uri buvuge ahabwe imbaraga nawe. Nanjye Mana ukomeze kumba hafi muri byose, mu izina rya Yesu Kristo byambashimo, amen. Reka dukomeze tubahe ikaze rero aho muri hose, nkuko twari turimo tubivuga, turi ku murongo wa YouTube ndetse na radio Inkoramutima live. Tukaba rero tugira ngo uyu munsi mbabwire yuko dufite ikiganiro gikunzwe cyane, cyangwa se abantu benshi cyane bakomeje kudusaba ko twasubiramo, akaba ariyo mpamvu uyu munsi nanjye gutumira umukozi w'Imana ubushize twabanye ubwo yatuganirizaga. Ndagira ngo nawe mwakire. Muraho neza? Muraho neza bavandimwe, ni wa mubyaza mwakunze dukuze umuremyi Consolata. Nagarutse kuganira namwe kandi nabazaniye na muzehe nababwiye. Niyo mpamvu twagutumiye nyine, twavuga yuko waza ukazana na muzehe. Hari igihe abantu bavuga ibintu tukumva yuko harimo n'ibibeshyo, hatarimo ukuri kwinshi, ariko uyu munsi tubonye kuri kurimo ko watuzaniye, watugiye ko ufite umugabo ukuze, akaba ariyo mpamvu uyu munsi natwe twishimiye kumubona, ariyo mpamvu tumwakiriye. Uraho neza nyakubahwa mutware? Ndaho ndakomeye buhoro, ndaho rwose kandi nishimiye kuba mvugana nawe, ndi kumwe nawe. Watubwira amazina yawe?
nitwa Karikumutima François. Bivuze nibyo kuko kari ku mutima François, umuntu wumvishe kari ku mutima François ashaka kwibaza ngo ni mwene nde, ese kari ku mutima François arakijijwe, ese kari ku mutima François ni muntu ki mu magambo make? Kari ku mutima François arakijijwe nibyo, ariko we asengera mu idini Katolika kuva kera, kuva nkiri umwana. Yego, kari ku mutima François, twagutumiye cyangwa se wabonye ubutumire bwacu kubera umufasha wawe, akaba ariyo mpamvu ubona uyu munsi twishimiye cyane kubana nawe. Ese umudamu wawe koko nibyo ni umudamu wawe cyangwa harimo montage? Nta montage irimo, kuko twarasezeranye imbere y'Imana na mbere y'ubutegetsi, kandi Imana ni nk'agakiza kanjye madamu wanjye, kuko Imana yakoze ibitangaza. Ni madamu wa gatatu, ko awa mbere yari yitabye atambyariye. Ni igice kintu nashaka kugira ngo mubaze, nayo ngiye kukubaza ngo ese ko umugore wawe mbona ari mutoya, niwe mugore mwashakanye? Ariko isi ubyinjiramo, umugore wa mbere mwashakanye ryari? Twashakanye muri 75. 75. Ni ukuvuga ngo yitabye Imana muri kangahe? 92. Agenda nta mwana agusigiye? Yararwaye kanseri. Nari ngiye kukubaza ngo ikibazo cyari wewe cyangwa ikibazo cyari wowe, ariko nshimishijwe nuko uhise usobanura ikibazo cyari kirimo, ukavuga ngo cyari ikibazo cy'uko yari afite uburwayi. Ese umugore wa kabiri François wamushatse ryari? Namushatse muri 93, muri bya bihe bikomeye. Umugore wawe wamushatse muri 93? Ese nawe yaje kwitaba Imana? Nawe yaje kwitaba Imana, kuko nakuko nshoboye kuramujye kumuvuza, yararwaye kanseri. Umuntu yakwibaza, ese ko abadamu bawe bari bafite ikibazo cya kanseri bigatuma batabyara, ntabwo byaguteraga umutima mubi bigatuma mubana nawe? Habyarimana, bavuga ko Habyarimana ari umwana w'umunyarwanda. Uretse ko umugore wanjye wa mbere yarambwiraga ati ukagira Imana, shakisha mbonera akana, kuko nshaka urugero, ndashakisha ndakabona. Kubyo muri 75 nabonye umwana. Utaragira 75, François, ndagira ngo tugendane neza. Waje kubona igishongore cy'umugore cyangwa se umukobwa ukiri mutoya nk'uko tumubona hariya, uramubona wumva ushimishijwe no gushaka umugore ukiri muto. Wabyakiriye ute muri wowe gushaka umugore mutoya kuriya? Nawe navuga ko ari impano ya Nyagasani. Impano y'Imana? Impano y'Imana. Kuko na mama we nari muzi. Wari uziranye na mama we? Muri make ya mama we niwe wakagombye kuba yarabaye umugore wawe icyo gihe, ariko birangira no. Na papa we twari tuziranye rwose. Birumvikana. Ariko François, ndashaka kugira ngo umfashe ibi neza cyangwa se wabigenje ute kugira ngo uterete umukobwa ungana kuriya, cyangwa se byari kugira ngo hari ababikugiriyemo? Muri iki gihe dufite ikibazo cy'abantu batagira baranga, abantu biba bigoye. Ndagira ngo ubimfashemo neza cyane, ubimbwireho ukuntu waje kwinjira mu kurambagiza umwana w'umukobwa ungana kuriya. Mvugishije ukuri, hari umukwe wacu umukwe wa mukuru wanjye yaramuzi, hari Rurindo aho yakoraga madamu. Aramubwira, abona azagahinda mfite, turahura, kuko ngeze Imana aremera. Ndagira ngo mbaze umudamu wawe, ese wowe bakibara kukubwira umugabo ufite imyaka ubu ngubu afite 77 niko mwabwiye hari, nawe ufite 44, birumvikana ko harimo difference y'imyaka igeze kuri
30 itatu n'ingahe 33 imyaka 33 ukumva bakurangiye ikindi wowe wenda hari ukimujene kiri mutoya ubona ko washaka umugabo uri njyewe ndi kukureba nkabona turi ku kigero kimwe muzeyambabarira ariko umbabarira umbwire wewe wabyakiriye ute bamaze kukubwira uburyo ki ugiye kurongorwa n'umugabo ungana gutya? Murakoze. Ngewe mu by'ukuri nakoraga nyine irurindo abantu nahaga serivisi barankunda turakundana hanyuma rero muko bababwiye yitwa Nyirigira Donete rwose hari ndamusuje yandangiye umugabo. Nyirigira yakoze umuti muri amagambo y'ubu bose banga yakoze umuti akurangira umugabo. Hanyuma rero sheri wanjye muzehe twagiye nyine tugendana ubwo agakomeza twamenyanye nababwiye ko bushize nababwiye ko nari narabyaye ndi umwana mutoya icyo gihe ndumva yaregaga muri primaire siziye mu primaire muze rero tukimenyana nubwo umugabo twe twarabyaranye uwo mwana nari mfite yari yarapfuye ari umusirikare yarapfuye mu gihe nyine yarapfuye mu gihe cyanjye kera nyine. ubwo rero muze tukimenyana yahise aba papa w'uwo mwana no kuri kubera ko nyine nta no mu bana yagiraga. Ase nta munyenge wari ufite ko nawe utazongera kubyara cyane ko uwo musaza wari usanze yaramaze gupfusha abagore bagera kuri 2 bose nta mwana bafite. Oya ahubwo banambwiraga ko nanjye ndi buhite cyangwa nawe uhite. Barambwiraga bati apfushije abagore 2 uriya ni rupfusha. Ariko rero n'ubundi se sinzapfa n'ubundi nzapfa. Ariko reka mbaze muzehe naguciye mu ijambo François, ese we ntabwo wumvaga ko umugore wundi ushobora kuzana nawe ashobora guhita apfa? Oya donc umuntu ntabwo apfa yitaba Imana yaguhamagaye. Yego. Nase nta munyenge wari ufite zuko uwo mudamu bugiye gushaka nawe ashobora kwita yitaba Imana? Oya donc bavuga bati umunsi wageze uritaba umunsi utaragira ntabwo witaba. Akandi nakongeraho gato ni umukristo katolika abuze iby'umwana w'umuhungu yari mu mwaka wa 5 primaire. Mwibuke ko Yezu nyina ni Mariya. Yego. Ise Imana yamugeneye Yosefu. Yari umusaza. Niyo kintu tubitekereza. Barabaye. Nubwo muri batatu Bibiliya itatwereka igihe Yosefu yatuye ku barabanye babyarana n'abandi bana. Oya abandi bana undi ni Yezu. Niwe muzi. Nawo umuhungu we ubungubu ndamwishimira ubu ni afande. Yego. Ari Buraya akomeye. Yego. Namurihiye primaire secondaire. Yego. Ya mu Buhinde. Hanyuma ari mu Burusiya arankunda aranyubaha ari kuri yego ni wowe wazi yawe waramureze. Akandi nakongeraho kandi nako namukundiye madamu sinzi ukuntu twari nari hafi y'iwabo aza kuhura n'abantu kugira ahantu bataye akana gato gafite amezi nk'atatu cyangwa arakata ni madamu nawe n'umwana w'Imana. Ako kandi turi kumwe niba ngo hari undi mwana mwadahuse yiga afite imyaka 13 n'agakobwa tugiye gusaga urumva mwahise munasa. Hanyuma ndashaka kugira ngo wenda ngufashe wambwira ibyishimo wagize umaze kubyara umwana wa mbere wawe witwa ko ari uwawe na madamu cyangwa umuntu akubwira na madamu ahubwo ntabwo yabyaye ntabwo ari umwe ni babiri. Ndi kuvuga ukimara kubyara uwa mbere mwabyaye impanga
twabyaye impanga na madamu. Wow, ariko tekereza ukuntu Imana yagukubiye mu gihe cyari kimaze. Abo bana bitwa ba Valentin na Valentine. Valentine na Valentine. Ubwo ngubwo uri papa Valentine. Ni papa Valentin, ni papa na Valentine. Amina. Aha, ndagira ngo Consolata atubwire mu bineza neza wagize ugeze mu rugo rwa Muzehe François, ikintu cya mbere cyagwaga icyizere cy'uko wowe utazitaba Imana ni iki? ngewe rero muzehe tujya kumenyana nkurikije ukuntu mbese yahise anyakira urebye nta nubwo yahise abwira ati se mbese guhita ambwira ngo tubane ntabwo byahise biza twibaniye nk'inshuti zisanzwe ubundi akajya mfasha agira ati urabona mu muco nyarwanda ntabwo umukobwa ari ubanza gutereta muri iki gihe twavuga kuri wari wamukuraga ibyinyo nyine yaramfasha byinshi bigeze rero muri kumzi ntabwo tuzakomeza gutya tugira icyo dukora tukagaragariza n'ababyeyi muzehe rero ubwo barabyemeye tuba tubishyize mu bikorwa nibyo n'akakana twadubuse ka mbere twari tugafite ariko ubwo muzehe kubera ukuntu twahuye akambwira ko nta nyine abagore be bigize bitabye Imana batabyaye njye nageragezaga kumucunga nkajyaho ngo ndebe ko namubyarira kubera ukuntu yangiriye neza numvaga icyo namwitura ari ukumurira muri makeya ukajya umutega umutego nuko ntizahita bikunda ariko tumaze urumva kakana yakubwiye twadubuse tumaze gukadubuta nta gihe cyashize rwose Imana nibwo yahise iduha izo mpanga hanyuma ikindi navuga ibyishimo nagize ngeze kwa kari ku mutima nkuko nabibabwiye mbere ko nyine nari ntarahinduka njye nakundaga nicyo kintu nashakaga kugeraho byasaze nakundaga byeri ariko byeri ngo warazinigaga nyine ngo abantu bagahagarara ubwo rero kuba kari ku mutima ntizahaburaga icyamushimishaga nuko nayinyweraga mu rugo icyo yangaga ni ukujya mu kabari akambwira ati se ko hano mu rugo kuko ziba zihari ubu ujyayo ubwo rero muzehe rwose nta nyota ndagira ngo nibarize kari ku mutima François, ese iyo wabonaga umugore wawe yasinze nta gikomere byaguteraga? nange bigeze kumbaho kera nkiri umunyeshuri donc c'est normal hari defo hari byiza urabyihanganira. ariko umuzehe uvuze ngo kera mukiri mushigikize ko kubaho reka ngaruka ako kantu mpite ntangira nakubaze ubundi wambwira amashuri wize, ese mu mashuri wize ni experience wavanye mu bumenyi bwose wagiye unyuramo, n'icyo kintu cyaba cyaragushimishije ku ishuri ukaba uvuga uti ngewe cyarashimishije ngaho bandusubize? ni byinshi cyane, ibikorwa ni byinshi cyane. Icyambere cyashimishije nkikiri umwana kera ku gihe cy'Ababiligi bampembye gukora mu ntoki z'umwami Rudahigwa muri 1952 nabaye wa mbere bashakaga umwana w'umunyarwanda, umwana w'umurundi, umwana w'umuzungu, umwana w'umunyekongo tukiba ikipushi Lubumbashi nabaye wa mbere baranyandika icyo gihe. Wigeze uba n'uwa mbere se? Ibyangombwa nabikwereka nabaye wa mbere kuva muri ibyo byangombwa ubu warabibitse n'ubu urabifite? Ibyo byangombwa ndashaka kubireba kugira ngo ngire rwose oya dore bilete y'icyo gihe. Yego, dore ngiyi igihe bamende gusuzuma. urabona ko iyi birote abantu baduteze amatwi kuri radiyo Inkoramutima yanditseho année scolaire ni wahari mu mwaka wa gatanu se? Wa gatatu. Aha, ibi ntabwo nashobora kubimenya. École Garçon ngo niba igipusu kipushi Lubumbashi iyo ngiyo kari ku mutima François, matricule 78. Ego
ego noneho hakaza ibintu bya religion français calcul de ce Kiswahili Kiswahili unazungumuza yote najua na Kiswahili unajua hatari geographie histoire ngo ni conservation ego education physique ndumva byari sport na chanteur wararirimbaga se muze ponyuma akantu ka chanteur kandi wagize chanteur wagize amanota 6 n'igice ku 10 ijwi ryari ribi hari ubuse yarubwo nzi ko umudamu wawe waririmba waharira akantu gato waririmba twumva gerageza ariko turebe ko aya manota yawe twaririmbaga tutubujije waraciwe yewe twimwerizo kera mwari mutaramenya Imana cyane mukabera muri ibyo ngibyo ariko umwanya wabaye uwa mbere mu bana 27 iyo niyo muri 56 nikurikiyeho na ego percentage y'amanota 83 kuri 18 kw'ijana dore nikurikiye kana amanota yanganya na Greta wanjye ubu ngubu nukuvuga ko kuva mwaka wa mbere uya mu gatandatu primaire wa mbere nese muze nko muri iyo myaka umuntu wabaga uwa mbere wumvaga mu mutima wawe umeze ute kwiga papa na mama ntabwo bari bazi gusoma no kwandika ni impano y'Imana ntabwo ko ari Imana yego nari mubaza ese wize secondaire hehe secondaire na technique y'abasaliyani ego naho nabo diplome ya A2 muri 36 nuko tuza mu Rwanda ngeze mu Rwanda ngira chance njya kujya kwigishirwa Magana muri Saint Aloys icyo gihe bayitaga Kongomani kubera ko Ikinyarwanda cyari gikeye yego ariko ibyo ntabwo byabuje nuza tronkomeye Rwamagana kubi ya mbere mu Rwanda numva bamaye bourse njya kwiga université mu Burusiya baba bourse bakwirimi na gatatu none arangiye Master of Science mu Burusiya wize no mu Burusiya ako ndashaka kugira ngo nkubaze muze indege warayuriye neza uragenda ibiraro urabyogoka indege nayuriye muri 52 tujye mu Rwanda ubwo ikibuga cy'indege cyabaga hari i Kanombe n'ubundi hari i Kanombe ariko hari mu Mikenke icyo gihe hari akazu gato cyane nk'icya kane cy'ahangaha akazu kari gatoya ku buryo ba papa bararaga hanze bacanye umuriro kugira ngo ingunzu n'impyisi zitaza kuturya muze birumvikana ubwo iwanyu mwarimo tuyahagana iwacu mwarimo tuyahagana Rurindo ubwo muri Rurindo bavugaga ko ari muri Ruhengeri oya ni Kigali ngari muri Kigali ngari urumva ko uhise umfatisha nanjye ubwo ntabwo mbizi nari nzi ko Rurindo ari muri Ruhengeri ya kera ubwo yari muri Kigali ngari muze mu buzima bwawe ni ikihe kintu cyaba cyarakubabaje ukumva urababaye cyambabaje cyane ubukwe nakoze n'umudamu wa mbere arwara kanseri baramubaga bamukuramo nyababyeyi mani muhiro ko idashira bamukuye n'ababyeyi tumareze imyaka 2 n'igice tukoze mariage ariko nemeye nkomeza kubana nawe urumva ko ari igikomere 18 muze navuga ngo wihangane ku bw'icyo ariko hari icyagushimishije ikintu cyagushimishije mu buzima cyo ni iki icyashimishije mu buzima
madamu ari iruhande byari impanga ariko abaduteze amatwi ngiye gufungura umurongo bagira ikintu babaza uyu muntu kuri 0787868136 ushobora guhamagara ukabaza muzehe ikibazo nawe ushaka cyangwa se kuri 0722107100 abantu baduteze amatwi kuri Radio Inkoramutima ndetse n'abandi bashobora kuzatanga komenti ndetse kuri YouTube Ingabo Nziza TV ndetse bakaba banatanga komenti zabo zikagaragara kugira ngo babashe kuvuga ibitekerezo byabo cyangwa babaze n'umusaza azabasubize. Ushobora kumubaza kuri 0788816336 cyangwa se 0728107100 ukigerera hano noneho nawe ukabasha kubaza ibibazo byawe. Umurongo ndawo ufunguye mushobora kuza kubaza ariko najya nibarize Consolata urabyaye nibyo ugiye urabyaye impanga zawe zishyize aho ngaho ntabwo bari ufite bwuko nawe ugomba kwitaba Imana. Icyo kintu kenshi bakunda kuvuga ngo umugabo washatse umugore umwe agapfa ngo n'uwa kabiri araza agapfa ngo n'uwa gatatu agapfa ngo n'uwa kane agapfa ngo bahora bapfa. Ndagira ngo mari impungenge abanyarwanda babyumva. Radio Inkoramutima alo uraho neza witwa ndurahagana ni Ngamba yego mutubarize ngo yari yishingikiriza iki kugira ngo yemere gushakana nawe. Yego arakumva atubwira ikintu yishingikirije rwose. Mu by'ukuri murabizi ko nyine ndi umuganga ndi umubyazi. Ikintu cya mbere nari nzi ko gishobora gutuma umuntu ahita apfa wenda ni sida na gutanyweye imiti. Ikintu cya mbere nabanje kureba muzehe namusabye mbabarira twipime turebe uko duhagaze. Ubwo rero muzehe nsanze ari muzima neze ngo urupfu niruzagwe nyine nubwo nyine niyo gahunda ibintu byo gupfabyo nta kibazo bintwaye rwose. Fideli Rongi yego Fideli Rongi urumva ko nabazaniye agashya nagira ngo mubanire yego kuba mu impanga ariko rero ntabwo bavuga ntibavuga bavuga inkurikirane oya ntabwo zari inkurikirane ndabona turi kumwe nanjye ni abana bavukiye rimwe abana bavukiye rimwe ni inkurikirane ntabwo ari impanga niko basigaye babivuga. Murakoze cyane sawa turi kumwe yego ubwo wasanga byarahindutse ntabwo mbizi niba basigaye bavuga inkurikirane batakivuga ngo ni impanga ubwo bazansobanurirwa urumva muganga agomba kwishakaho amakuru. Nitwa Liliane ndi Kicukiro ndifuza ko mu nsengero yego turaza kubikora mu nsengero yego aba ni aba mu nsengero turaza kubikoraho mu kanya ariko nagira ngo muri aka kanya wowe Consolata umbwire abana bawe ari ubu bafite imyaka ingahe? Ubu bagize imyaka 11. Radio Inkoramutima ro muraho neza witwa ndurahagana? Ndi Josephine mberereye Ingamba. Yego Josephine Ingamba. None muzehe akimara kwibaruka injyana mugambi yego yabyifasha amase cyane ko n'uwo mufasha we yakundaga byeri yamuguriye akabyeri ndubweko anatubwire wenda tubwire niba cyangwa se akaba yaramuhaye n'itungo rimukamira cyangwa se iki ibintu nk'ibyo muzehe aratubwira. Murakoze turabakunda. Murakoze natwe tubindira kubi muri cyari kumwe na Gentil ndetse n'abatumirwa banjye turi kumwe uyu munsi akaba ari Consolata n'umutware we François akari ku mutima ngo wamuhembye iki? Icyambere ni ibyishimo yego namuguriye akashampanye yego hanyuma ibindi byakurikiyeho namuguriye n'inka yo kugira ngo azayike inka y'inzungu yo gukama yego n'agafame ke nk'uko ngo abana bazabona amagi ndumva byose ariko uyu munsi ndagabana papa Bolingo uyu munsi nanjye ndagabana ntabwo ibyo bintu byose byaca impande ngo bihagire byibuza ntacyo mbonyemo reka abana babiwe ariko abantu barimo barabaza ngo ese reka tuze twonore Radio Inkoramutima no alo witwa ndurahagana he? yitwa Musonimana Jean Dodiende Musanze. Yego Musanze mumeze neza? Tumeze neza. Ari kumwe na kari ku mutima n'umufasha we
nabazaga ngo yego ese uwo mumama twose ndumva ari byiza kandi Imana ishimwe kandi yatubahiro ese uwo mugabo bakimara kubana ubu ngubu bahagaze ute barizeye ntabwo bakinywa inzoga bose mu rugo rwabo bimeze gute n'abo bana babiri babyaye yego babyaye izo mpanga ebyiri zisanga abandi bana babiri bisanga umwana umudamu yazanye n'undi mwana badose ubu baracanywa inzoga bafite abana oya barakije Imana ishimwe yego urakoze Imana ikomeze kubana nawe kandi watwaye ubutumwa bwiza urakoze cyane Imana igumugisha barakebwira byumva rero ko abantu babyishimiye bameze neza barimo barakurikira kandi consolata bivuge neza ubundi umaze gukizwa ni cyo kintu wumvishe gihindutse muri wowe murakoze mu by'ukuri ngewe mbese nahindutse ikintu cya mbere cyampinduye ni za ndirimbo zo mu gakiza ziriya zo mu gitabo nakunda wenda reka mbaririmbiremo kamwe ere yabatsinda ati nabo bana bonyine babyaye twagishubije babyaye impanga ebyiri kuri uyu mugabo ariko akaba yari afite undi mwana umwe n'undi bareraga ubwo bafite abana bane yego komeza hanyuma rero twe turirimbo reka mbaririmba agatero kamwe kubanza ukaririmbe mbere yo kumenya amaraso y'umucunguzi niyo soko yoza abanduye niyo yeza abanyabyaha de bakabonera rwose haleluya iyo ndirimbo urayikunda ndayikunda izo ndirimbo ziri mu byatumye ngaruka ni ya 85 mu gushimisha reka ninyibona ndaza nanjye kuyishyiramo kugira ngo bize kubaryohera ubwo ugakomeza izo ndirimbo ziri mu zatumye ngaruka mu gakiza mu by'ukuri muzehe ikintu cya mbere hano ngiye kumubwira imbere yanyu n'abandi banyarwanda batwumva hirya no hino muzehe ndagushimira sheri wanjye rwose warakoze kunyihanganira muri buriya businzi none iyo umuntu yasinze hari ibintu byinshi bibakora agasigaye amafaranga akayapfusha ubusa mbese hari byinshi bibakora ndagushimira rero ko wihanganye ubwo businzi bwanjye hanyuma igihembo nzaguha nuko nzakomeza kuguherekeza igihembo nzamuha ibihembo yampaye mwabyumvise ariko nanjye igihembo cyane nzakomeza kumuherekeza mu buzima bwe mu magambo makeya nzamunambaho ni ukuvuga ngo uko byagiye hari umuhanzi nyarwanda agaharirimba ngo agasaza kandi kandekere nakakurekere n'uwawe n'uwanjye nta kibazo nubwo hari imvugo nyarwanda ivuga ngo nta mukuru w'ikuzimu ngewe nimba nkiriho muzehe tuzanambana rwose rero maze gukizwa ubu narakijijwe cyakora ntabwo ndamara igihe kinini ngarutse muri ADPR maze imyaka 2 yonyine gusa aho bigeze inyota yarashize Yesu yamaze inyota nari kanyota pe banza uvuye umuntu yego witwa ndurahagana he Marcel yego uwo musaza yamushatse afite imyaka ingahe umumama afite imyaka ingahe yamushatse afite imyaka 44 ubu mfite 44 muzehe bafite 77 dushakana yari afite 65 yewe tumaranye 12 ndumiwe koko ubwo rero reka tuzamure ya ndirimbo ushaka noneho tuhite tugaruka ukanyozibya anakoze mu maraso wavuye
iyo niyo ndirimbo rero ukunda cyane kandi nanjye nkaba nyikunda. Muzehe kari ku mutima, nk'umuntu mukuru twagize amahirwe yo kubona, ndagira ngo hari ikintu nifuje njye mu mutima wanjye nshaka kudufasha ukatubwira. Mbese iyo bavuze peyaje ayo mazina yavuye hehe? Ese niko hitwaga kuva kera cyangwa bije ubu ngubu? Murakoze. Ayo mazina izina rya peyaje d'abord bari ryaje mpari. Nababwiye ko muri 1966 twavuye Gatanga mba porofeseri i Rwamagana. Icyo gihe ni ku rwa Kayibanda. Icyo gihe ndakeka ko umuntu wari tuzi ko ari enjeniyeri yari umwe witwa Katabarwa Andre, wabaye na diregiteri wa electrogas, wabaye diregiteri wa electrogas. Ariko icyo gihe na electrogas wabikoze? nayo nayikozemo, hanyuma nkora no muri UNICEF n'umuadministrateur. Yego. Reka dusubire kuri peyaje. Muri 1956 mu mujyi wa Kigali habagamo kilometero imwe gusa ya kaburimbo. Ubwo ni hehe? Kaburimbo yavaga hariya kuri mbere y'ibitaro aho bitaga ka militaire, kikanyura hariya kuri Sonarwa ugakomeza n'ubumwe ikanyura hari Sorasi ikagera aho mbere hariya hari mbere y'umujyi wa Kigali. Iyo kaburimbo niyo yari ifite 1 kilometero imwe gusa. Icyo gihe n'abangiraga mu mujyi wa Kigali ntabwo banyuraga hari imbere kwa Kabugano. Bo Katabarwa icyo gihe yari secrétaire général muri Minitra, wari minisitiri wa Kanyamahanga. Icyo gihe rero n'iriya rond point iri haruguru ya Sainte Famille ntabwo yari iriho, byose ni Katabarwa wabikoze. Hanyuma ikibuga bagendaga mu muhanda w'ibitaka, nibwo bavuga bati kamere tuza n'amahanga bashyiramo kaburimbo. Kaburimbo yavaga rero kuri Kanombe, aeroport y'i Kanombe kugera hariya kuri rond point. Hanyuma urabona imodoka zagomba kujya Nyamata n'izavuye Rwamagana zagomba kunyura ngo kuko Kacyiru na Kimihurura bari batarahatura. Nanjye kujya Rwamagana n'icyo kandi icyo gihe mbabwira ikindi, nta mabisi yabagaho, twagendaga muri Vakwaya. Vakwaya n'ibikamyo bayinyuragaho kugira ngo umuhanda batawica. Batabwira gute hariya munsi ya Sainte Famille niho habaye barihishaga imodoka zose zahanyuraga muri ku muhanda wa mbere wa kaburimbo, bagapeya niba amafaranga kugira ngo uce muri uzagere handi Kanombe Rwamagana cyangwa ugere Kicukiro bararihaga. Warabyishyuraga? Muri make kugira ngo imodoka inyure mu muhanda wagombaga kubyishyura. Ntabwo washoboraga kugura imodoka udafite ubushobozi bwo kuzishyura umuhanda. Wanyuraga aho ngaho ufite imodoka yose, imodoka yanyuraga aho ngaho yose yatangaga quelque chose. Kugira ngo wanterete muri ya muhanda wumva ko uvuye hariya ukagera mu Kanogo, ukagera ku Sonatube, ugakomeza hirya kugera umuhanda ujya Rwamagana ikagera kuri aeroport bitaga icyo gihe mu mbabane bitaga aeroport international byarahinduka. Donc icyo gihe barishyuraga umuntu wanyuramo imodoka yinjiraga mu mujyi, ko wari umuhanda wa mbere winjiraga mu mujyi, indi mihanda yose yinjira mu mujyi ntayari ihari. Icyo gihe umujyi wa Kigali wari ufite abaturage bangahe? Ufite abantu 30 tumaga bari 37. Icyo niyo mpamvu bahise peyaje. Ari byinshi cyane
nanababwira haruguru ya murabona iyo rompoint haruguru ya rompoint murabona hari bita kwa Rujugiro hari niho za minisiteri zari zubatse nk'amayekoro primaire y'ubu ngubu amazu 10 kuko ekoro primaire z'ubu ngubu zatetaje zimwe za kera niho zari ziri zari aho ngaho ubwo Katabarwa amakamyo y'ibitaka barazamu bakora rompa arakora rompa haruguru yaho hari beka kera niho hari minisiteri y'ububanyi n'amahanga n'akari akazu gatoya ubwo hari na perezidansi yari aho ngaho city tower yari inyuma yaho perezidansi n'akari akazu gatoya muri makeya Imana hari icyo yakoze ndashaka kugira ngo wihute ugere kuri peyaje peyaje rero nuko tutaramukurikira nayikurikiye naho ngaho umuhanda wa kaburimbo uva kuri iyo rompoint bishatse kuvuga ngo umuhanda wavaga kuri iyo rompoint ukagera i Kanombe niwe wese witwa peyaje aho peyaje naho hantu urabona imodoka mbese ihageze ngo yarishyura barishyura noneho ni rya zina bahise bavuga ngo ni peyaje no gupeya uhatambuka no gupeya imodoka yose yacaga bari ugupeya ako kantu izina rero barihafashe haba hiswe peyaje nubwo umuntu yagendaga yitwaje igiceri bishyure kuri peyaje ni ukuvuga ngo niho hantu bishyurizaga hariya twita peyaje bakwepaga peyaje kuri iyo kaburimbo iri haruguru ya bitaro byo kwa Kanimba yego ahandi hari inzira y'ibitaka habajyaga muri no urabona iyo usohotse famille ugana Nyabugogo hajya niho hari gare ya Dinor gare ya ruguru nubaka bajyaga Rulindo bajyaga Cyangugu bo banyuraga aho ngaho urabona twagize amahirwe yo kubana namwe mwese kandi ni byiza kugira ngo duhuze ibintu byose kandi byose tubyumve. Hari ikibazo cy'amatsiko ubushize abantu babajije kuri message barakibaza, ndagira ngo ugisubize nk'umubyaza ugisubize neza. Ese umuntu ashobora kubyara atabonanye n'umugabo? Akenshi na kenshi wenda nk'umuntu nk'abantu bagize couple hakabaho couple gatinda kubyara, kubona urubyaro bitewe n'ikibazo wenda cy'uburwayi, birashoboka bashobora kujya kwa muganga ku baginekologe bakabafasha intanga bakayinjiza muri nyababyeyi, ariko ubwo nabwo imibonano iba yakozwe hari kuko haba habayeho icyo bita fecondation. Hanyuma bishobora gutera ikibazo rongira ngo mbabwire mwitonde mwababyeyi murazanya abana badahuje ibitsina mu buriri bumwe, ntabwo ari byiza rwose. Kurazanya umuhungu n'umukobwa ntabwo ari byiza. nk'ubu hari kese yigeze ko mbonye ikora irw'inkwavu, ikora irw'inkwavu rwose, umwana w'imyaka 17 yaraje cyakoze amahirwe yabyaye neza atabaza. Ariko mu gihe cyo gutaha iyo umuntu yabaga agiye gutaha umubyeyi cyane cyane wowe umwana twamwibandaga ukagira inama umugira ukamubwira uti rwose dore uracyari mutoya byibuze uzamara indi myaka nk'ingahe. noneho mu gihe ndi kuganira n'uwo mwana barambwira ati ku mugabo rwose nta mugabo nigeze mbonana nawe. Nibyo bintu umbwira sindi. Ati rwose nta mugabo n'iwacu nawe babwiye banga kubyemera. noneho nibwo naganiriye nawe neza turi rwose tujya mu kiganiro cyimbitse burya abaganga bababwiza ukuri. Uretse ko wenda komeza noneho umwana arambwira ati njyewe rwose nta muhungu nta n'inshuti ngira. Ndetse mubayeho mutugara tubacu tugira akazu k'icyumba kimwe na salo cyakoze yari afite musaza we yakurikiraga. Umusaza yari afite mwene 19. ati uwo musaza wanjye niwe twaranaga kuva mu bwana bwacu. ati rwose dore ahantu twengeka gutya
ubwo dukoresha n'ibikoresho bimwe byose, ubwo rero aho ngaho none ahise mbona ko uwo mukobwa yatewe inda na musaza we atari uko bakoze imibonano mpuzabitsina, ahubwo se wabashuwa yuko baba batarahuye ngo babikore. Nyine icyo nkubwira cyagiye ubushize nababwiye ko umugore igihe cye cy'uburumbuke byibuze mu kwezi ni iminsi 6 yonyine. Icyo gihe rero icyo gihe cy'uburumbuke iyo agize ahantu ahurira intanga z'umugabo, mu Kinyarwanda bavuga ngo ni amasoro. Amasoro niho habamo intanga. Ni ukuvuga ngo izo ntanga twabonye ko intanga y'umukobwa ishobora gupfa byibura imaze iminsi 3 hanze, amasaha 72, mu gihe intanga y'umuhungu ipfa hashize amasaha 28. Ni ukuvuga rero wa mukobwa uri mu burumbuke agize aho ahurira na ya ntanga, cyangwa se tuvuge nk'urugero, tuzi ko abahungu wenda bageze mu gihe wenda tuvuge imyaka 15-16 batangira wenda kwiroteraho. Iyo yiroteyeho rero tuzi nk'abanyarwanda uko biba byagenze. Ni ukuvuga rero izo ntanga ze wa mukobwa mushiki we niba bambara imyenda imwe, niba se bararana, bashobora kuba bararana, ashobora kugira uko yikora wenda ari nko kwitabaza akaba yakoze ahantu za ntanga za musaza we zagiye hamwe yiroteyeho akaza kwikoraho. Icyo gihe rero byanze bikunze inda ihita yinjira, kuko twabonye ko intanga zimara iminsi myinshi hanze zidapfuye. Iyo umukobwa ishobora kumara amasaha 72, iyo umuhungu ikamara amasaha 28. Shatse kuvuga ngo uwo mwana se yabyaye umukobwa? Uwo mukobwa yabyaye umwana w'umukobwa, gusa ubu sinzi amakuru ye, sinzi ko byagenze. Abantu banditse message nyinshi. Uyu yari Ingamba, yitwa yanditse ngo ni Josephine Ngamba. Wow, amashingo kaci Imana yituye muzehe neza, kandi ko nezeranwa na akari ku mutima wawe, kuko niwe Imana yakugeneye. Nanjye ndabakunze pe. Abakorine ba mbere igice cya 10:13. Ubwo uwo no wanditse gutyo. Undi yanditse ati ndi Yudita muri Inyabihu, nagenda ndashaka Yudita arashaka amavuta nyine. Uyu nitwa Kwizera Regisi mu nsengere, abandi babandi bashaka gusenga. Ubwo rero ndagira ngo tugana ku musozo w'iki kiganiro, mumfashe mu mukonsolata, mubanye mute muri ibi bihe byanyu, cyane maze gukizwa, cyane muze hageze mu zabukuru, ese mubanye mute? Ndashaka ko ari ku mutima bitubwire. Kenshi ntabwo abagabo bagira kubeshya nubwo n'abagore n'abari gakeya, ariko murakoze. Yego. Ubu turi mu zabukuru, tugerageza gukora ibyo dushoboye kugira ngo tubane neza. Ngewe urumva ko ndi muri pansiyo, ndayirambiwe abana bakure, bige, batere imbere mu gihe yigi hagaze. Madamu nawe akuriye babaga kugira ngo asindagize kugira ngo nanjye nkomeze mbere ko Imana yabigeye. Rwose tubanye neza. Ndagira ngo baze konsolata muzehe umufashe neza. Ese wumva nkuko abirahiye twongere dusezerane bundi bushya, mwongere musezerane bundi bushya? Ubona muzabana kugeza mu gupfa, cyangwa se hari ukuntu ubona ko ashaje? Wambwira. Ngewe icyo nakubwira mu by'ukuri, muzehe ubu amaze nabara ko ari imyaka 2 gusa yijijwe amboye. Ubwo rero indi myaka 10 nari mu buyobe. Ubu rero muzehe rwose yarasubijwe muri make, ari muri paradizo. Mu by'ukuri saa 12 urabona nkorera hari igihugu, ariko byuze saa 12 cyangwa saa 12 n'igice mba namugezeho, twe tuzi dushyushye mbese nakora ibyo nagombaga gukora muri cyagiye. Ubu ndimo kubikora ubu, kandi rwose ambabarire nari mu buyobe. Abantu witwa Hatanga Imbabazi, ngende yatanga imbabazi. Haleluya. Nta mbabazi byamugendekeye nabi. Yego.
nawe atanga imbabazi agomba kuba akiriho amerewe neza nange ndiho ndimerewe neza. nawe gira ikintu gira ijambo ryiza ubwira Consolata. Konsole Imana iguhe umugisha. merci koze cyane. Iguhoze umutima wanjye nanjye muri umutima wawe. Abana bacu bitwa ba Valentin na Valentine. Umwe yitwa Ishimwe yego Valentine n'Ingabire Valentin. isingizwe muri merci ni kamwe twadose nabwo bose Imana ikomeze ibahezagire. murakoze cyane. Murakoze cyane. Ndagira ngo muri aka kanya mbashimire muri intwari muri intwari kugira ngo mbasabe kuza kuvuga ibi bintu kuri radio mu byemere no kuri YouTube. Ni ibintu umuntu adashobora guhita yemera, ariko njyewe nshimishijwe ku mutima wanjye nuko mwemeye kuza gutanga ubuhamya butandukanye. Ariko muze ni iyihe nama wagira ingo zitarabyara? Nongere mbisubireho, kubaho ni ukubana sibyo, ariko nkongera no kwihanganira. Urakoze cyane. Consolata, wowe ni iyihe nama wagira ababyeyi batinze kubona urubyaro? Ngewe inama nabagira icya mbere ni ukugana muganga, bakajya kwa muganga bakareba ikibazo aho kiri. Hari igihe rwose ikibazo gikemuka bigakunda, kandi n'abanyine b'ingumba nabo nabyo bibaho. Ni ukwihanganirana nk'uko muzehe abivuze. Hanyuma ikindi nabasaba rero kuri YouTube channel yanjye, inkunga ya subscribe, share, comment ni rwose ni inkunga ikomeye. Ni inkunga ikomeye cyane. Natwe kuri radio turabasanga ngo ntuzavaneho urushinge ku ijana kandi muri Ijwi FM mujye mugumaho kuri radio Inkoramutima. Turi radio y'inama ya Protestant mu Rwanda kandi dukora ibiganiro byacu buri munsi. Uko twatangiye dusenga rero ndagira ngo nsabe neza rwose, nsabe umukameramani wacu nugiye kudusengera, ndagira ngo arebeshe kamera hano ubundi azayicare adusengere kugira ngo nawe asenge, abasabire umugisha, abasabire gukomera, abasabire imbaraga n'amavuta. Karibu Papa Bringo, ngwino usenge kugira ngo aba bantu tubasabire imbaraga mu rugendo rwabo basigaje. dusenga Imana mu izina rya Yesu Kristo. Imana y'icyubahiro kandi Imana ishobora byose, turagushimye ko hejuru yawe nta yindi mbaraga ihari, ndetse nta n'ukuboko guhari ushobora guhangara imbaraga zawe. Ni wowe wenyine ufite ubutware ukagira n'ubushobozi. Tugushimiye uyu mwanya waduhaye muri kino kiganiro, tugushimiye ukuboko kwawe kwiza kwabanye natwe. Ntabwo twakubonye n'amaso, ariko twabonye imirimo wakoze. Niyo mpamvu tuvuze ngo akira icyubahiro. Hari abagiye baduha ibyifuzo ahangaha twagiye tubyumva kuri radio, bahamagara bavuga ngo mudusengere, turasenze cyane, twatuye imbaraga. Namenye amakuru ko isengesho rigenda, amasengesho agira amaguru, amasengesho agira amaboko, amasengesho azitura potavone kota, amasengesho ahambura ibyari bihambiriye. None ahangaha Nyiringabo twohereza amasengesho ku miryango myinshi itabanye neza, twohereza amasengesho ku ngo nyinshi ziri gusenyuka, twohereje amasengesho ku bantu bafite ibibazo bitandukanye. Nyemerera imbaraga zawe zihindura ibintu. Umuntu wese washyize urushinge kuri radio Mwami, ndakwinginze ngo ugire ibyo uhambura ku buzima bwe, umuremera amashimwe mashya mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo umunsi nk'uyu datudukunda tuzongere twumva bahamagara bavuga ngo rya sengesho ryarakoze. Nyemerera isaha rero mu Imana yacu, abakobwa bari mu mishinga y'ubukwe ubashyigikire, abasore ubashyigikire, imiryango abanyeshuri bagirire neza, ineza yawe ibane natwe. Kandi ukomeze nuko mu Imana yacu abantu bose baba hafi y'iradiyo, ari abayitera inkunga, dukomeje gusenga cyane ngo umugisha ube kuri bo mu izina rya Yesu. Iyo nama Protestant mu Rwanda tubasenze cyane Mwami, abakuru bayo ubwiza bwawe
bukomeze babonekeho mu izina rya Yesu, kandi wagura imbago z'iradiyo nk'uko bigambiriye kera. Turagushimye kubanye natwe, komeza gushyikira uyu muryango wakari ku mutima mu izina rya Yesu. Nukuri data dukunda bari abantu bagirire neza, ndetse n'uriya barera ineza yibane nabo, imiryango yose nyarwanda ubwiza bwawe butubonekeho, kandi ufasha abanyamakuru mu izina rya Yesu, ubakomeze kubashyigikira, ineza yibane natwe, tubigusabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Murakoze cyane, Imana ibaha umugisha abaduteze amatwi mwese, ndetse namwe mwese mwahisemo neza 104.1 FM muri kumwe nanjye Gentil kuri micro, kandi ndabashimiye. Ikiganiro ni aho utaha. agutambagije aho wasebeye. Hariho